Patiri isaha gaha twicare nkubwira ariko mbese Patiri hakunze ko twari inshuti twapfuye iki mwana n'iki we tuburanye ko se Patiri ntabwo uzi ko nashatse umugore kagira inkuru n'umuntu wo kuziba nashatse umugore ryane wakinwe ntabwo uzi ko ufite umugore n'umwana ahubwo si umwana ntiyagiye kwiga ahubwo azigiye ko ntazi gutereta nabuze n'umugore twakundana hasi ubundi uzi gutereta we tutaretse ibintu byo kwiyemera ntabimenya gute se ngiye ko natabizi wowe uri umuntu mukuru hananyigisha shaka nkwigishe se we tugende niduhura n'umukobwa ndahita nkwigisha uko bateza avuga ko afite amaso nk'ay'inyana cyangwa umutima w'umutuku tugende Thank you, bestie. Bestie? ariko gaho kandi sika kandi ide kwa rudomoro twagiye ku mucyaro kanywa amazi y'itoroso ngese ndi usigaye uri umujura nyama umva sha tugende turebe ko uri bubashe guteta ndebe kuzikamera nayimbwa sa we stop Majahemu kamegemeje atere cyane ese ndanakubwiye vuga ngo iki wese n'uwese ahubwo urawe ipantaro vuga ngo iki ipantaro neza abagore umva sigiye gutangira nyine umusuhuze ubwo mumeze bite afite amaso nk'ay'inyana urumva ntawe ugenda nyine hutihuta ahubwo batigumira sister bimeze gute bimeze neza kazira kawe se bakwita ngo banyita Mutoni utakazira se bimeze gute akazina se nitwa Mutoni nyine taure myiza ndabizi amaso nk'ay'inyana cyane rwose warazi ko afite nk'ay'ingurube ngiye rwose naranagukunze ngiye wankundiye iki yewe baka kamegemeje ari akamegemeje se nibi kira mukobwa mwiza nyine takabiri kanyerera okay nanjye nagukunze ngenda hano ahubwo bankunze nyine njye no kwiteretera ntabimenye uriya mukobwa ni mwiza wabimenye ntabimenye urabona uri bwikamere naho ikimasa ndayakama njyewe rwose cyangwa urakamenyana byose ndabikama ngaho genda numva ubwiyemezo ufite ako shedi kibushe nk'akagurube katari kabiri noneho kanyerera nk'ak'igikeri taye nk'iy'umuswa urare nk'iy'igihe ase muto ubundi uriya ni umusore uriya musore ufite taye nk'iz'urushishi nta faranga yifitiye nta kofi ubwo ngo arimo ahubwo araza gutuka gusa uriya ni umusore koko wabuze abandi basore ukunda ku buryo ujya gukunda kariya kantu Father fucker, friend fucker, sister fucker. nakubwiye ibyo by'ibiheri izo tayo n'iz'umuswa nayo nabikubwiye nakubwiye uterete neza none baguciye mu myanya y'intoki n'ukuntu kari akamegemeje nuko nyine urahanyuze aho ujya kusanga ko mbona icyayi mu rugo nk'uno Sister fucker, friend fucker, father fucker, motherfucker na kunyuma, father fucker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
narinje kugusura. Twicare nyine umbwire ikikugenza. Wambwira ikikugenza se kungendereye? Narinje kugusura. Nyine mbwira ikintu uje kungerera. Narinje kugusura nyine. Nakubonye ko waje kunsura. Nyine nabonye ufite umugabo mwiza. Mwiza muguye. Ubwo se n'umuma warasigaranye. Murase n'umugabo mfite karakangare. Umwijyanire mani ngiye mba mfite abasitari benshi barenze irambwa ngo ni gahara. Ukuntu ugiye mukunda. Umwijyanire nta kibazo. Dume. Wari wumirwa. Ahubwo twahise tukamusangira. Ahubwo ndamuguha burundu mwitwarire. Reka azajya ava iwawe aze n'iwanjye. Wapi mani ngiye mba mfite abasitari benshi wowe uramwitwarira burundu ngiye. Numvaga twamusangira. Hari ibidasangirwa mani. Uri ikigoryi wa mugore we. Namaze umva amagurukira mu rugo nimba aricyo cyari kikuzanye. Kigoryiwe cy'umugore ntuzangarukire mu rugo. wahabonye iwanjye se wahashinze iki se? Inzu ishaje gutya iyi ni inzu. Ufite iyihe se? Gihuguze inzu mfite mu cyaro. Ntukije nk'igihunya ahubwo reka mpamagara umugore ndebe ko yatetse agacyahisha. Fata wagahamba ko. Uretse gato. Nta muntu ujya umvogera urugo uko ashaka. Ntabwo ufite urugo nuse. Wesa kure. Shari anda hano mwere. Rero azamagaba arataye. Noneho umugore wanjye ko hariho amavubi noneho ndamukizwa n'iki? Usuzanye iki? Akuzanye iki mu nzu birimo ahubwo wabimara? Ubuso uyu nguyu uzanye ufite icyo kumugaburira hano mw'iyi nzu? Wahashye? Akoshe ntukifate nk'igihunya. Nese ubu ibyo mpaha byose buri munsi bijya he? Genda ntukajye ukabya. Uzanye umushyitsi ntiwigeze ubwira ko uzanye umushyitsi. Ubundi se iyo basi iyo nsigira n'amafaranga nagaha. Gahora n'amacinya karindagira. Akuyanyumva umugore wanjye ukuntu yarindagiye. Cyayi navugaga. Icyayi cy'amagambo gusa. Ubundi hano uzanywe no kunywa icyayi cyangwa uje kunsura jye n'umugore wanjye n'umwana wawe. Umuye ruguru umbwira ngo iki? Ubundi icyo cyayi wagihingiye mwa? Cyayi baragihinga. Cyayi baragishe. Zana agatebe umushyitsi. Kazana amagara kazane byose. Katumye kubura. Mbega umugore. Uyu mugore azanyica ni urupfu nikururiye ariko. Reka mbikora. Akurebye nawe ntabwo nzikura. Ugomba gukubura aho ngaho. Hano hari ibyamba bigutegereje, hari imyenda ihari. Ugomba no gukoroka. Kandi nutabikora ntaguranye. Shaka ko nabikubwiye iminsi mikone. Uca bwitwe ejo ntukiyemera. Nuko turi hararuguru kwa wanyemeraga ngo ufite umugore. None nsanze ari inyamaswa uriya mugore. Genda sha buri muntu amenye ibyo musaza. Are cyo yute mwana. Oh my God. Sheri narangije nako mabuja ngwino narangije. Ngwino. Warangije? Wari warangiza se? Akira n'ibigiri. Byose nibyo bigutegereje. Nibyo biragutegereje. Ako si umugore nashatse cyangwa ni mabuja none. Nose ko wasa fruit yazanye. Turashize none. Akira n'ibi bisafuriya byose. Akira. Ako mama uranze papa umugize umukozi. Muri n'ubusamazi. Uyu ni umuntu. Ese urabona ari igisimba? Pa emera ubikora ariko nta kundi uranze urayimba. Sheri sura ko musozogoje umwana wanjye nibyari. Urebye nawe nagutikura. Ibyo ngo nuko mba nakubashye. Uri kubyumva?
nta kundi reka mbikora gatuma mva hejuru se mbikora cyangwa niba mbikora mpagarike genda mva hejuru genda mu nzu uko bitaze byaza wishimye ntukajye utsiteresa kandi ubirangiza umbwire nsore n'imyenda hano winungiye uyu si umugore ndabona ari icyorezo ahubwo azanyica ariko nikurura urupfu reka nyine runyice ibi ni ibiryo biri gupfuza ibaze kuba nahashye kawunga bakayirya bonyine uyu ni umugore akatirwa n'Imana ngo babipfa ubusa mba nabihashye ariko nyine nakora niba bitanoze azabyogereza uriya mutindi w'umugore ufite umutima w'umukara siko usa nk'amakara mabuja wenda sheri yakire gashira amenyo wawe nuza salama ese rero base vuba meza kazatore n'imyenda meza vuba sana sheri buretse gato ngwino hano tuvugana ngwino umva nkubyo wa mugore nakuzanye wari waraheze kwishyiga iwanyu none usigaye ufata nk'ikintu gihaza ubu ubuzima nzabuhoramo kugeza ryari ese nta nubwo ugira n'umutima wa kimuntu komero ni umusozi w'ifundi ko urinda witotomba utyo ujya kunshaka ntabwo wari wambonye kamera yanjye wari uyizi bundi se wajyaga kunzana uri umukene gutya nta n'uwo mutwe ugira sheri reka nkwere reka nigendere imyenda yanjye barayibye reka nigendere nta kibazo usigarane n'inzu yawe wenda uzajya iki se ubundi ko nzi kuri urunebe papa uvuze ngo iki ntabwo wansiga hano mama ni umugome turajyana byanga byakunda nase sheri mugiye kunsigara ngiye nyine nanjye turajya mama kajye mu ruzi ufite umutima w'inyamaswa wagiye uri inzoka yicira y'umukara gahambiye kureza umwana ni kakunera Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.